twabonye ibintu biba bigomba kuranga igihano. Icya mbere, urukundo, gushyira mu gaciro. Icya gatatu, igihano kidahindagurika. Mu gihe wabwiye umwana ko nakora ikosa azahanwa, ujye umuhana. Kubera iki? Iyo igihano kidahindagurika, iyo nyine udahindaguye amahame washyiriyeho umwana wawe cyangwa abana bawe bitewe n'uko mwaramutse, bishobora kubatera urujijo kandi bikabarakaza. Kubera iki? Tuvuge urugero, ubwiye umwana ngo nurenza saa 12 ndakubwiza ukuntu uzajya urara hanze. Uri kumva? Umwana nawe mbabwiye ngo mujye muraza abana banjye, ni urugero rw'igihano. Atashye saa 1 ntacyo umukoziho, ati kandi sha warambonye hano wigize ibiki, nyine ntacyo ukoze ku gihano, nta n'akanyafu, nyine ejo azongera. Uri kumva? nawe ubwawe ntabwo uhagaze ku gihano cyawe. Uramubwira ati dore hano turira rimwe, nutinda gutaha urabwirirwa. Tuvuge mwariye saa 6, atashye saa 9, arariye, ahita abona ko nyine nawe ntabwo uri siyo, ntabwo uhagaze ku byo uvuga. Rero bimwe mu ntego z'igihano, iyo uhindagura amahame ntabwo umwana ashobora gufata igihano. Rero mu gihe umwana umuhana, jya wirinda guhindagura. Nimba waramubwiye ngo nzajya nkora iki, nakosa ujye umuhana. Yesu niwe wigeze kuvuga, aravuga ngo yego yanyu ijye iba yego, na hoya yanyu ibe hoya. Ababyeyi bakwiriye kuzirikana ibyo bintu Yesu yavuze muri uwo murongo. Mbere yo kwihanangiriza umwana, mujye mubanza mubitekerezeho niba koko muzakurikiza ibyo mumubwira. Mu gihe mubwiye ko nakora ikosa azahana, mujye mumuhana koko. Bizabafasha kugira ngo igihano uhereza umwana kigire agaciro. Kugira ngo ababyeyi batange igihano badahuzagurika, ni iby'ingenzi ko bashyikirana neza hagati yabo. Bitavuze ko niba urera abana wenyine utagomba kubafatira ibyemezo. Cyane cyane iri hame rireba wowe mubyeyi urera umwana wenyine, kuko uba ugomba guhana no mu cyuho, ugahagarara no mu cyuho kwa mubyeyi undi atarimo. Kuko hato na hato abizi ukuntu abantu bavuga, ubarera n'abana b'umugore cyangwa se ubarera uri umupapa wenyine, ugasanga ngo yewe urugo rutagira umugore. Ubwo nimba ushyizeho igihano, uba ugomba guhana umwana. Kandi twavuze n'urukundo ushyize mu gaciro, ariko nanone igihano cyari gihindagurike. Yego ndabyumva, umwana ashobora kuba yagiye bakagira ikibazo mu nzira. Kugira ngo udahitagura igihano, nawe ugomba gushyira mu gaciro. Noneho mu gihe abana mubarera mwembi, ni byiza ko mu gihe batumye ubemerera nk'ikintu nyina cyangwa se babujije utabizi, maze ukaza kubimenya, uba ugomba gukora uburyo bwose wisubiraho ugashyigikira mugenzi wawe. Mu gihe ababyeyi batemeranya ku kibazo runaka, byaba byiza babiganiriyeho, biherereye bagafata umwanzuro bemeranyijeho. Ibyo bizabafasha. Mu by'ukuri birumvikana ko ababyeyi ntabwo turi intungane, ntabwo umubyeyi ari intungane ku buryo ashobora kumera nk'Imana. Imana niyo kamubwiza ukuri, uri umubyeyi, ishyire mu mwanya w'Imana. Nawe urabizi amakosa ukora, nubwo duhana abana ariko turi abanyamakosa. Imana iguhanira ihutiyeho buri kanya. Ntabwo tuvuga idutwika buri gapande k'umubiri,
twaba dusigaranye, ndakeka nta n'umusozi twaba dusigaranye. Ndakumvira umubyeyi, ntabwo wagira umuco w'Imana ngo ntabwo wakwegeranya n'Imana ngo umenye kwifata buri gihe. Hari igihe umubyeyi agera mu mimerere igoranye cyane maze kwihangana bikamugora. Ndakumva pe, mu gihe bigenze bityo ujye uhora wibuka ko akenshi igihano gitangwa n'umujinya gituma urenganya umwana ukamuha igihano kirenze urugero kandi ntikigire icyo kimumarira. Uretse n'ibyo, igihano umuntu atanganye umujinya cyangwa uburakari mu by'ukuri ntabwo kiba kikiri igihano, ahubwo ugitanga bitewe n'uko wananiwe kwifata. Guhana abana byagereranywa no guhinga. Umuhinzi uhinga umurima neza, akuhira, agafumbira, agatera imiti irinda udukoko kandi akabagara. Uko ibihingwa bigenda bikura, umuhinzi ashobora kubikorera kugira ngo bikure neza. Uwo muhinzi aba azi no kwita ku bihingwa akoresheje uburyo butandukanye. Rero nawe ibyo bizatuma uburyo uriramo umwana wawe ujye ubigereranya nko guhinga. Ntabwo wajya mu murima ngo ntusange ibigori wateye byajeho udusimba ngo ufate umwanzuro wo kubirandagura. Rero ntabwo ari byiza guhana umwana uhutiyeho. Nakubwira ngo guhana ni pati imwe yo kurera. Kurera ni ukubagarira, ni ukuhira, ni ugutera imiti, ni ibintu biba bigomba gukorana ubwitonzi. Rero ababyeyi nabo bita ku bana babo mu buryo bwinshi butandukanye, ariko hari igihe biba ngombwa ko ubahana kimwe n'uko umuhinzi akorera ibihingwa. Hari igihe nabo uba ugomba gukosora umwana hakiri kare, maze bikazabafasha gukura bagendera mu nzira nziza. Kandi nanone mu gihe uhana umwana uba ugomba kubikora ubyitondeye kugira ngo utamwangiza, kuko hari ibihano byica mento y'umwana, ugasanga umwana yabaye icyigomeke. Kubera iki? Wamaze kuho buri munsi ibihano byawe ni inkoni, ni ukubumwiriza, ni ukumuraza hanze. Ikintu umukoraho wowe wibwira ko uri kumuhana ariko ukamwangiza, hahandi umwana agenda akaguca amaso. Rero guhana umwana uba ugomba kwita ukamwitaho, ukagerageza kumuhana mu buryo bwose bushoboka butangiza imitekerereze ye kugira ngo bizatange umusaruro. Igihano bisobanura mbere na mbere gutanga inyigisho, uburere no gukosora. Ntaho bihuriye no kugirira umuntu nabi cyangwa kumukosora ukoresheje ibikorwa by'ubugome. Hari umumama kera twari duturanye akamubwira, niyo mpamvu nakubwiye ngo ibihano bigira ibyo genderwa: urukundo, gushyira mu gaciro no kudahindagura. Umumama yafashe umwana we w'imyaka 4 ngo yakoze kibambe, yakoze mu bishyimbo amutwika intoki. Uri kumva? Ntabwo icyo ari igihano, ni ubugome. Iki igihano cyatanga umusaruro? Iki gihano cyatuma bwa bushuti bwawe n'umwana bugumaho? Wapi! Ntugatinye guha umwana igihano cyiza mu gaciro ngo wumve ko ari ukumuhutaza cyangwa ko yakuzinuka. Iyo igihano gitanzwe mu bugwaneza, gitoza umwana kwicisha bugufi kandi akemera gukosorwa. Iyo amaze gukura bimugirira akamaro. Igihano ni ngombwa pe. Uko biri kose wowe unkurikiye, mfite icyizere ko wubaha Imana cyangwa se uyemera. Niwigana ukuntu Imana ihana, ibigiranye urukundo, igashyira mu gaciro, kandi igihano cyayo ntigihindagurike, wizere ko imihati ushyiraho ugerageza guhana umwana wawe izagira akamaro. Kubahana nyine mu rukundo bishobora kuzagufasha bagakura neza, bakabamo abantu bashyira mu gaciro kandi bakoze mu bitekerezo. Bibiliya bivuga neza igira iti: toza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo,
azarinda asaza atarayivamo. Ibyo bisanga mu Migani 22:6. Umwana udahanwa akoza nyina isoni. Biba mu Migani 29:15. Ndakeka yego mvuze ibintu byinshi, ariko niba wakurikiye neza uburyo nkubwiye n'ubukurikiza, ndakubwiza ukuri bizagufasha guhana umwana wawe, urinde bwa bucuti twavuze, umurinde kumwangiza, bimugirire akamaro, kandi nawe uburyo umuhanamo uzumva utewe ishema n'uburyo umwana wawe azakura amaso. Ndagushimiye cyane, wakoze kunkurikira. Imana iguhe umugisha. Naho ubutaha nzajya nkomeza mbagezeho ibiganiro bitandukanye byadufasha kuba muri sosiyete mu isi ya none itoroshye kurereramo no kubamo mu muryango. Ndagukunda cyane kandi ndagushimiye kubw'inkunga yawe untera. Urakoze. Ubwo nawe uraza kumbwira uburyo ubonamo ibihano muri komenti. Imana iguhe umugisha. God bless you.